hariho kuba yishe abaturage ni icyaha gihanishwa gufungwa burundu, ariko uburyo yabishemo n'icyabaye mu by'ukuri bishobora kuba impamvu nyoroshyacyaha, ariko nanone izo mpamvu nyoroshyacyaha zishobora no kubyibuha cyane tukaza gusanga yitabara. Hariho umwihariko w'abantu begereye ishyamba rya Nyungwe kuko rifiteho history y'abantu banyuzemo, bagira babandi bo kwa banyuri Burundi bo muri MRCD FLN. FLN ya Rusesabagina. So abasirikare bahari kubera n'imbeho, frustration iri imbere itaba iryoshye cyane n'ubuzima baba babayeho, abaturage baba bagomba kuba very careful with abasirikare bahari. Umusirikare uri Nyamasheke kubera arasha abasivili, ntabwo RDF yose cya mbere ntiyatumwe na RDF, nta nubwo RDF yose irimo kurasa abasivili, nta nubwo ari igitero ngo uvuge ngo platoon cyangwa kompanyi ya RDF yagabye igitero mu basivili irabita, tubyita isolated case. Iyo isa na isolated case ariko umubano ari ikintu ya isolated case ntacyo yakora mu gutanishinga isura ya RDF. Yego, mwaramukanya amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Bob Mugabe. Bob, turishimye cyane kuba twongeye kuba turi kumwe nawe. murakoze, nanjye ndishimye senda Uri ikingo wishimye cyangwa niyo wakimbwira ntacyo nagikoraho? nta kintu gishya cya byishimo bitandukanye cyane n'umunezero. Ibyishimo biterwa n'icyakubayeho cyaguteje excitement. Ibyishimo mu cyongereza ni happiness, so it depends to what happens to you, you get. Ariko umunezero we ni ikintu kiba indani gituma n'ibyo ubona wumva unyuzwe nabyo. Umunezero ndawufite, ariko ibyishimo kuva mu gitondo nta kirabona kitasanzwe cyatuma nta gishya cyabaye gituma ngira excitement, ariko umunezero worohora. mfite umunezero kuko mfite n'ubuzima. Amen, amen. Natwe ufite ubuzima kandi I'm not starving. That's what matters the most. So ifite umunezero ukagira n'ubuzima ukagira n'imbaraga, natwe nka One Nation tubyungukiramo kuko tubona ubusesenguzi bwawe. Reka dutangire, ni byinshi byo kuganira nawe muga. Reka tuhere Nyamasheke. Nyamasheke, hari Nyamasheke kera yitwaga gute? muri Cyangugu. Okay. Mu yahoze ari prefecture ya Cyangugu. Okay, Nyamasheke. Bumva yuri kumanuka kuri umuhanda wa Kivu Berthe uvuye Rubavu, ituca Rutsiro, Karongi, Nyamasheke. Nayo ikora ku Kivu, igakora no ku ishyamba rya Nyungwe, igahana imbibi na Karongi, na Nyamagabe, Yego, na Rusizi hepfo. Iyo niyo Nyamasheke. Nyamasheke rero amakuru yaharamukiye uyu munsi ntabwo ari meza kuko abantu 5 babuze ubuzima nyuma yo kuraswa n'umusirikare mu gisirikare cy'u Rwanda. barashwe. Barashwe. Niko amakuru ari kuvuga. Nyuma turaza no kumenya n'umwirondoro. Abasivili. Abarashwe n'abasivili. Ariko warashe ntago ari umusivili. N'umusirikare. Hano bwa umupolisi. Oya, ntabwo ari umupolisi. Umusirikare. N'umusirikare muri RDF. Okay. Amakuru ahari avuga ko afite ipeti rya sergeant. Sergeant zarasa abasivili gute? Komeza. Sergeant arasaba abasivili gute? Ntabwo byumvikana kuko sergeant batangiye inshingano zo kuyobora abantu. So rero ibi ni byabaye mu ijoro ryakeye aho uyu musagenti yarasiye abantu mu kabari. Okay, birumvikanye none. Yarasiye abantu mu kabari, ni mu isantere y'ubucuruzi ya Rubyiruko.
yiherereye mu mudugudu wa Kageyo, akagari ka Rushyarara, mu murenge wa Karambi. Aho ngaho ni muri ndahabona Nyamasheke. Byari mu masaa 7 z'ijoro, mu ijoro ryakeye. imbunda se yari yayikuye saa saba ariko baturiye ishyamba. Abaturiye ishyamba, urumva ngo ukuntu byagenze. Harimo n'umuturage umwe wabuze abavandimwe babiri. Ngo amakuru ahari aravuga ibintu bitandukanye. Aravuga ko yari ari mu kabari, hanyuma gatumaho peti y'Mitsingi ya mbere ntayishyure, noneho yatuma izindi, nyirakabare akaza kumubwira nabi, akaza kumubwira ijambo ryaho yamubwiye ngo genda ngo uzagwe mu ishyamba uzerera. Noneho uyu nawe ngo yikoza mu kigo, ngaraza arasa urufaya mu kabari, ariko yikoje mu kigo gufata imbunda aza arasa mu kabari. Ngiye kuzana imbunda ye, aza arasa mu kabari, ariko nyirakabari banamubwiye ijambo ribi, ntabwo yapfuye, ngo we yahise anyura mu idirishya aragenda. So muri rusange ni ibyo ngibyo, nuko byagenze. Ni amakuru yatangiye avugwa, abantu ntibayemere, ariko na nyuma RDF yaje kubishimangira, inihanganisha ababuze ababo, ivuga ko nta cyashoboka icyo ari cyo cyose cyakorwa cyatuma umusirikare arasa abantu, nta excuse, nta justification. Itangazo rya RDF ndarifite. Bavuga uwo musirikare yitwa nde? Itangazo rya RDF rivuga ko umusirikare yitwa Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39. 39, okay. 39 ubwo yaravutse ryari? 39 aba yaravutse muri 85. Dukomeze. RDF ikomeza ivuga iki? RDF ivuga ko ibabajwe n'urupfu rw'akababaro n'igikorwa kibabaje cyabereye mu kabari ka Rusharara mu murenge wa Karambi muri Nyamasheke, aho Sergeant Minani w'imyaka 39 bivugwa ko RGD yarashe abantu bagapfa n'abasivile 5 mu masaha ya mu gitondo ya tariki 13 z'ukwezi kwa 11 2024. RDF yataye muri yombi ukekwa kandi izakora will take necessary legal action against him. Izakurikiza ibyo amategeko ateganya, bazamukurikirana mu mategeko. Urakoze cyane. RDF irangira yihanganisha imiryango, inafata mu mugongo imiryango, inshuti n'abavandimwe babuze ababo. Urumva iryo tangazo rigamije ibintu bibiri. Ku RDF kwihanganisha iyo miryango, icya kabiri ni damage control. Urumva ntabwo nzi neza icyabaye, ariko nkurikije ibyo umbwiye, umusirikare niba yagiye kunywa, yari yambaye civil se cyangwa yari yambaye uniform? Yeregayo nayo ni amakuru. Urumva inkuru yigeze aha ngaha twese iradushokinga, ukuntu umusirikare uri ku ipeti rya sergeant arasa abaturage, abasivilians, abasivili. Ariko ikibazo kinahari, ntabwo turabona amakuru yose uko ibintu byagenze. Nayo tubona, nayo ngayo mbazaho n'ubuvungukire. Ariko se hari ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umusirikare w'igisirikare nka RDF cyatuma akura imbunda ntabwo iva mu rwubati, aza n'imbunda akarasa abasivile? Imbunda y'umusirikare ayifite ihagarariye ibintu bibiri. Ihagarariye umutekano we n'umutekano wa rubanda n'abasivili. Ariko niwibanza gucungira umutekano, mu gihe yumva yabuze umutekano ashobora kuyikoresha, ariko ni self defense. Ariko nta mpamvu n'imwe umusirikare wa RDF yajya mu basivili akabarasa. Ariko sintekereza ko ari ubwa mbere, kuko niba ari ikintu kigoye gukontorora abantu bakuru, ubuzima bwabo budipendinga ku imashini iteza urupfu, ariyo mbunda. Definition nziza cyane y'imbunda, imashini iteza urupfu, ariyo y'imbunda. Kandi iyo mashini akayigendana hariho hose, akaba aribwo buzima bwe. Icya kabiri, reba Nyungwe. Nyungwe ni ahantu bahora bari stand by gucunga umutekano wa hariya hantu.
biroroshye ubundi ari nko mu bigo nka za Kigali, za Nyamata, do ku burasirazuba bwose, za Gatsibo, ahandi umusirikare yaje mu kigo gufata imbunda you question that, ikigo gihita kiba rad, habaye iki n'iki gitubwishe mu kigo ukaza gufata imbunda. Ariko ahantu nka hariya ku ishyamba ashobora no kuba umuntu uri ku ipeti rya sajenti, kuva kuri soruda, kapurari, soruda, dansikoporo, koporo, n'ubwo iryo peti ridahari rya dansikoporo, koporo kugera kuri sajenti. Kandi sajenti w'imyaka iyo ngiyo ntekereza ko yagiye mu gisirikare kera, seniority nayo irakonta, uba ufite inshingano zo kuyobora abandi basirikare. Kuza gufata imbunda muri detache ni ibintu bisanzwe cyane. Ni ibintu abantu batakwibazaho cyane, ariko ikibazo kiri RDF mu kuvuga ngo irafata ngo necessary precautions ni izihe? Niba umuntu yashwaniye mu kabari akanywa inzoga, yenda akaba yari afite history simbizi, maybe ko atishyuye cyangwa akabamo ukundi gushwana, necessary precautions RDF se iratangiza gahunda yo kuzana inzoga mu bigo bya gisirikare? RDF irakura abasirikare ku kunywa inzoga? Necessary precautions ni izihe? Ndabyumva kuri bumukurikirane mu butabera, ndabizi ko wihanganishije abasivili, ariko icyo kintu ntabwo cyoroshye cyane kugira ngo ugikore. Ntabwo byoroshye gufata ingamba zituma icyo kintu kitazongera kuba, kubera ko ntabwo ari n'ubwa mbere kibaye. Hari n'abandi bigeze kurasira umuntu za 2017 hano i Gikondo, bamurasa amasasu menshi, bakavuga ngo bamurashe muri self defense, ariko basuzumye mu mbunda basanga harimo amasasu 17 harimo n'ayarasiwe kuri close range. Baravuga bati iyo biza kuba self defense ntabwo ari kurasa umuntu amasasu 13, wenda ari kumurasa rimwe cyangwa abiri. Abo basirikare urukiko urubanza rwabereye mu baturage rwagati aho cyaha cyabereye, abakatira burundu. Hari n'undi Nyungwe nawe warashe umuntu bari kuri patrol, nawe ahita yirasa. Hari n'abandi bavugaga muri Gicumbi byagiye biva, ariko ngo abatandukanye n'abandi, urashe umusivili akirasa haba ari ikibazo kirenze insida ibaye uwo mwanya, baba baziranye mu mateka yabo. Mugenzi we n'umusirikare mugenzi we yamurashe hanyuma nawe arirasa. Hari n'ubwo umusirikare mugenzi wawe gushyiraho harassment, akakumenasa, akagutangaho raporo zitari nziza, akakugendaho, mbese akaguharasinga. Ibyo ni ibintu bibi bidakunda kugaragara, ariko byagiye bigaragara sometimes. Abasivili bo ntabwo ari ibintu bimenyerewe, ni n'ikibazo gikomeye, ni n'ikibazo cya command and control ya RDF. kuvuga bagomba kongezamo uburyo bareba abantu bari ahantu ku nkiko z'igihugu, abasirikare bari ahantu bahora kuri standby, haba harimo some frustrations. Ibyo birakurikiranwa mu nkiko, umusirikare sirakire kubona burundu kuko ni mass shooting. Urumva mu Rwanda nta gihano cy'urupfu cyaba, agomba asaburanishwa, ariko mbere y'ibyo byose byo kuburanishwa agomba gutangira iperereza. Ese byagenze bite muri make? Ese abo banyamakuru bavuga uko byagenze mu by'ukuri niko byagenze? Urumva abanyamakuru bari kuri potinga ibyo baganiriye n'abaturage. Hari nk'uwanditse inkuru avuga ko abaturage baganiriye nabo, bavuga ko
mbere y'uko uriya musirikare arasa bariya bantu, nyirakabari barimo yabanje kumugurira peti mitsingi ebyiri, noneho atumaze amusaba kwishyura kandi yazimuguriye. Aba bombi ngo bari basanga utubazo twabo two kuba ngo yari yaramwambuye mu minsi. Ninde wari warambuye? Umusirikare yarambuye mu kabari. Ibyatumye nyuma yo kwanga kwishyura ziriya nzoga, nyirakabari yahise abwira umusirikare ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera, niko kuzana imbunda ararasa. Hari andi makuru y'abandi baturage bavuga bati uyu musirikare yagiye kwishyura, hanyuma avuga ko ayafite kuri telefone, bavuga ko bashaka kumwishyura mu ntoki, ngo baramusagararira. Urumva ijambo no kuba bamusagarariye rijemo. Ubwa mbere nta yari ryajemo mu buhamya bwa mbere, hano ngo bamusagarariye, hanyuma arabiyambura ajya mu kigo azana imbunda arasa batanu barapfa. Urumva haracyari kumusagarira ni ukugira gute mu by'ukuri? Bamuhohote? I didn't use that word. Kumusagarira ni iki mu Kinyarwanda? Kumusagarira ni nko gushaka ushobora kuba utashyizemo cyo kumukubita, mukamugota mukamumenasa, ariko usanga nta kumusagarira. Erega mu mategeko ukurikirana buri jambo, n'ijambo wari uzi ushobora kurikoresha muri statement runaka rikavuga ibindi. So urumva ibyo byose bikeneye iperereza. Iperereza nubwo ryaza uko ryaba rimeze kose, hari icyaha cyabaye cyo kurasa abasivili, cyo gihanishwa burundu. Ariko iperereza icyo rimaze, yabarashe bigenze biti, under which circumstances. Hari icyo bishobora gufasha se ku mpamvu izo arizo zose nyoroshya babyita mitigation factors. Ibyo ngibyo bishobora, yewe zishobora no kurega mitigation factors, ahubwo zikaba exonerated, zikaba zamukura ku rwariho. none se niba abamusagariye ababwira ko afite amafaranga kuri telefone niyo yabuze, arayafite, ariko noneho bo barashaka kashi, kandi hari polisi ya cashless. Cya kabiri bakongeraho ikintu uwo muri pota yise gusagarira, baramusagarira, kumusagarira. It is like harassing him. We don't know uko gusagarira kurangana iki, rwakozwe gute. So uyu musirikare has a right to self defense. Ariko iyo aza kuba afite imbunda aho ngaho, nibwo yari kuba afite iyo right kuri self defense. Ariko mu gihe wavuye ahantu ukajya mu kigo kuzana imbunda, mbese mu gihe warebye yuko utazahagaruka, nuhagaruka udafite imbunda bazakwica. None se niba yabanyuzemo igihe bamusagariraga, yes, babyita guponyoka, yescapinze nk'umuntu ucitse urupfu. Hari yenda history animosity iri hagati y'abaturage n'abasirikare, uraza ukagikemura. ariko ntabwo afite uburenganzira bwo gushyira justice mu biganza bye. Mu mategeko, nk'umunyamategeko, you should know better. Ako ntabwo yabaciraga urubanza, yitabaraga. Kwitabara byari kuba ari aho ngaho on site, afite pistol kuri hip. Nimvuga kwitabara abantu ntibatekereze yuko ndibwo kudefendirwa uyu musirikare. Oya, turiho turabaganira scenarios, kuko tutari duhari n'amakuru dufite ni make. Ariko ndiho ndakubwira mu rukiko ibintu bishobora gukora n'ibidashobora gukora. Hariho kuba yisha abaturage ni icyaha gihanishwa gufungwa burundu, ariko uburyo yabishemo n'icyabaye mu by'ukuri bishobora kuba impamvu nyoroshyacyaha. Ariko nanone izo mpamvu nyoroshyacyaha zishobora no kubyibuha cyane, tukaza gusanga yitabara. Ariko nanone harimo ikindi kibazo cya gatatu, senariyo ya gatatu. Nk'umusirikare uri mature, uri ku ipeti rya sergeant, ufite imyaka 39, haba habura umwaka umwe kugira ngo ageze 40, ugomba kuva mu kibazo cy'abaturage
bashyushye mu mutwe ariko we ntushyuhe mu mutwe, ibindi bigakurikiranwa mu gitondo. Don't go pick up guns. Keretse niba abo baturage wacitse bari bafite yenda intwaro cyangwa intwaro gakondo, uvuga uti ubuzima bwanjye mbukuye mu kaga, telefone kanange igende fata iyanjye ntwaro, noneho duhangane. Kuza ukica abantu bangahe? Batanu. Muri abo batanu wishe nta n'umwe ugukomerekeje, byagorana cyane kwisobanura mu rukiko. Kuko iyo muhangana ugomba kugaragaza ko nawe warafite. Of course bamwe baratekereza yuko ari provocation, still mu gisirikare you are trained to handle any provocation turuka ku muturage. Muratozwa kuba mwabasha guhangana n'ikintu cyose cyaza kubasembura. Provocation reka twite gusembura cyangwa gasomborotso. Gusembura nibyo byiza. Wirinda gusemburwa n'imyitwarire y'abaturage iyo ari yo yose. Ibyo murabitozwa. Ariko ikindi cya kabiri, hariho umwihariko w'abantu begereye ishyamba rya Nyungwe, kuko rifiteho history y'abantu banyuzemo, bagira babandi bo kwa Banyuri Burundi bo muri MRCD FLN ya Rusesabagina. So abasirikare bahari kubera n'imbeho, frustration iri imbere itaba iryoshye cyane, n'ubuzima baba babayeho, abaturage baba bagomba kuba very careful with abasirikare bahari, extremely careful. Ariko nanone abaturage, of course RDF igomba kugerayo, n'ubwo ushobora kuba yagezeyo, igomba gukoresha inama n'abaturage, kubihanganisha, ariko no kubaganiriza. How should you treat a soldier? Ndibuka rimwe twebwe intambara y'abacengezi itera, byatumye abasirikare twebwe twicara muri taxi tutishyura. Kubera umubano mwari mufite n'abaturage. Yego. Ariko nanone kubera yuko movements zacu zarizo zose zabaga ari movements zijyanye na emergency. Sinza ku kantu niba ukumva. Zijyanye na emergency. Bituma abaturage bafite imodoka za gisivili banatwara umusirikare bakamutwarira ubuntu, kuko ahantu aturutse, ahantu agiye, n'ubuzima abayemo hagati y'urupfu, hagati y'urupfu n'umupfumu. Kuvuye ku rugamba ntabwo waza ngo wishyuzwe n'umuturage warabisinziriye. Ariko ntabwo ari RDF yabashyizeho, yabahaye amabwiriza, abaturage nibo bibwirije. So umuturage uri za Nyamasheke, uri hafi y'ishyamba, urara muri iriya mbeho, ukoramo patrol, uzenguruka ariya shyamba, hari ibintu ugomba kwirinda, byibuze nutagira icyo umumarira ariko wimusembura. Nubwo yatojwe, nubwo ari umuntu mwiza, nubwo ari inyangamugayo, nubwo indangagaciro za RDF zikomeye, nubwo iki, please. So the blame is falling ku barashwe. The blame is falling ku baturage barimo n'abarashwe. Numvugire blame iri ku musirikare. Hariho question mark. Blame iri ku musirikare, ariko still abaturage nabo bagomba kwirinda cyane cyane. No kuvuga ngo abaturage birinde ntabwo bivuga ko we are blaming them. Turavuga bagomba kwirinda cyane. Umusirikare uri kuri stress, uri kuri iryo shyamba ugucungira umutekano, uri hirya no hino, ugira ute, wowe icyo umwitura, urara ari maso because of you, venturing iriya mbeho n'uriya nuza, ntabwo wavuga ngo
akazi umusirikare akora urara ugenda muri Nyungwe muri iriya mbeho ngo arabikorera 50,000 bamuhemba. Arabikorera gukunda igihugu. You understand? So it's umusirikare yakoze ibyaha kandi agomba gukurikiranwa mu nkiko. Abasivili baturiye bariya basirikare babana nabo bababona bari hariya, please be careful with that. Niba yafite kuri telefone mureke yishyura ava. Wishaka ngo niba tuvuge yarakwambaye cyangwa aragira ayo makimbirane ngo taking advantage, mujye kumusagarira. Yarakurasa afite imashini ikugeza ku rupfu byihuse cyane, kandi niyo yaherewe amahugurwa yo kuyikoresha no kwitabara, ni nayo ikemura ibibazo byo byose. Yego. Hanyuma hari ako kantu urakumva, ndakumvisha, afite imashini iteza urupfu, ariko niyo yahuguriwe ubuzima bwe bwose kuba yamutabara no kumuhereza icyo ashaka. Hari ubushakashatsi cyangwa raporo ikorwa na RGB buri mwaka yerekana uko abaturage bibona mu nzego zitandukanye, babita ngo ni Rwanda Governance Scorecard. Inzego z'umutekano nizo ziscoringa high hafi kuri 92.1%, umubare uri hejuru. Nteka ko inzego ziri hejuru ari urwego rw'umukuru w'igihugu, hanyuma inzego z'umutekano cyane cyane rw'igisirikare. Bivuze ngo hari umubano wubatse hagati y'abasirikare n'abaturage. Bikorwa nk'ibi biba bivuze iki kuri uwo mubano? Ese buriya agatotsi kajemo hagati y'abasirikare ndetse n'abasivile by'umwihariko bo muri Nyamasheke? Urumva iyo ni generalization, no sizi ko babyita mu Kinyarwanda, ni ugukomatanya ibintu. Umusirikare uri Nyamasheke kubera asha abasivile, ntabwo RDF yose cyambere niyatumwe na RDF, nta nubwo RDF yose irimo kurasa abasivile, nta nubwo ari igitero ngo uvuge ngo platoon cyangwa kompanyi ya RDF yagabye igitero mu basivile. Irabita tubyita isolated case. Iyo isa na isolated case, ariko umubano ari ikintu ya isolated case ntacyo yakora mu gutanishinga isura ya RDF. Isolated case. Erega abanyarwanda impamvu bizera RDF nuko indangagaciro za RDF barazizi n'imyaka bamaze babana nayo. None se uragira ngo RDF ni abanyamahanga? Ni abana b'abanyarwanda, ni abagabo bubatse ingo, ni abagore bafite abana bahekeye u Rwanda, ni inkumi zirangije kaminuza. Ni bamwe muri twe bahabwa amahugurwa yo kuducungira umutekano uko bakunda igihugu. Kesi imwe ya Nyamasheke ntabwo yatuma RDF tuyibona nabi. Uheruka kubona umusirikare ryari? Umusirikare yambaye uniform? Njyewe ndababona bitewe n'akazi nkora, turahura rwose. Uheruka kubabona ryari? Simvuze ko utababona. Umusirikare no kuwa mbere twarahuye. Afite imbunda? Yambaye igisirikare? Yambaye igisirikare ariko adafite imbunda. Adafite imbunda. Umubonye wagize ubwoba? Ahubwo numva numva nava mu modoka ngenda nkamuhobera. Icyo rero urumva icyabaye Nyamasheke, uko nguko ukuntu bakunda, nubarebe ngo batinye ngo wumve your life is at risk. Icyaba incident ya Nyamasheke yagukuyemo urwo rukundo, ubu uzajya ubabona wirukanye, wumva ubuzima bwawe uri mu kaga. Good. Niyo nk'ubu iyo ngiyo niyo nita isolated incident. Nta kintu. Ariko icyizere kugira ngo gitakare, it has to start from somewhere. Incident nk'iyo ntabwo wayishyira mu byubaka icyizere, wayishyira mu bigisenya. Tubonye izindi nk'ebyiri eshatu abantu batangira gukweshoninga. Urumva jewe nahereye kuri wowe kugira ngo byumvikane. Nyine nanjye ndakubwiye kuri ubu kandi izo incident ako nshobora kuba ndi Nyamasheke nkatangira gushya ubwoba, wenda nuko ndi kure yaho byabereye. Proximity ni ikintu gikomeye.
kuko ibyo ari byo byose urebye n'umusirikare wahitanye abasivili n'abaturage ntabwo bigeze batabaza polisi, batabaje igisirikare. nicyo kikubwira derivasi. niyo batabaza polisi yahita yoherezaho abasirikare, basa polisi ishinzwe gucunga umutekano w'abasirikare. Abaturage barabizi, ntabwo umusirikare akora ikosa ngo bahamagare polisi. bazi itandukaniro rya minisiteri y'umutekano hamwe na minisiteri y'ingabo, barabizi cyane. ko abaturage bo mu Rwanda ubona nabo bateye nk'abasirikare, baba babizi ko ibintu bikora, kandi baranabizi yuko uwabikoze yabikoze ku giti cye, kandi it's a mistake. It is a mistake, nanjye I agree. Hanyuma mu gusoza kuri iki ngiki, hari icyo RDF ivuga isobanura ahanini ku bijyanye na grieving families, extending condolences to the grieving family and friends of victims. So iyo abantu bapfuye mu gisirikare, baguye mu biganza by'umusirikare mu buryo buri tragic nk'ubu ngubu, of course RDF irabasura, ikabafasha no mu bikorwa byo gushyingura, ikanabagenera impozamarira, kandi ikanagerageza kubaha ubutabera. uwo musirikare wakoze icyo cyaha akaburanishirizwa abaturage bari. nomare niko bigenda. urukiko rwimukira kuri tere. urukiko rwa gisirikare n'urwa gisivili iyo habaye icyaha kiri arame, rwa gisivili rwemerewe kwimukira rukava aho inyubako iri rukajya aho tere iri, kubera ko ari umusirikare ariko araburanishwa n'inkiko za gisirikare. yego, ni urwo rukiko rwa gisirikare nirwo rwimukira, rwo ruza kuri tere. hariho umusirikare sometime back muri za 2000 byari hagati ya 2003 2004, hari umusirikare wari uri Musanze yikoza samutwara, niba ari tukwisashura banze yarabikoreye hafi turiya dusante turi hafi yo kugera Rubavu mu Byangabo. tuva ari Byangabo, nawe arasa umuturage. Bigenda bite iyo bamaze kubakatira iyo wakatiwe y'abasivili akaba abasirikare, ariko akenshi umuntu nk'uwo nguwo ni ukuvuga yageze mu gisirikare akorerayo ibyaha, so ntabwo yajya mu basivili bandi ngo tuzongere kumukenera. ajya munsi y'abasivili. aba ari afite sitati imwe ari umusivili nk'abandi, ariko twe mu gisirikare ntabwo tuba tumubonamo nk'umuntu w'umusivili twakwitabaza, gifite bwa bunyangamugayo. bene uwo nguwo aba abujijwe no gukora indi mirimo ya leta. ababujijwe no gukora indi mirimo ya leta.